nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Simbikunda, ntago mbikunda rwose. Tandukanye. Murabizi ikintu kigendanye n'imyambarire gikunda guteza impaka cyane, ariko byagera mu bakobwa bikaba akarusho, kuko abakobwa baravuga ati kwambara impenure, kwambara umuntu akikwiza, kwambara umuntu kwambara agashati, biriya bintu abantu bajya bavuga ati umuntu yambaye agashati gusa arigendera yibagirwa kwambara akenda ka hepfo cyangwa se ijipo. Ni ibintu byeze cyane, ariko nanone bamwe bakavuga ati ni iterambere, udashaka ko umuntu yambara impenure, udashaka kugendana n'iterambere. Abambara impenure nabo bakanengwa n'abakomeye ku muco ko bica umuco. Naganiriye n'umunyamakuru kazi, ni umukobwa w'umunyarwandakazi, ukimubona ni umunyamakuru n'ubundi usanzwe ari naturere nk'uko abantu benshi bakunda kubivuga, nta birungo yisize nk'uko abantu benshi bakunda kubyisiga, cyane cyane wenda abakobwa. Ni umuntu ubona ko mbese aracyari naturere, sinzi wenda n'amavuta yisiga ntabwo ari amavuta ajya ahindura umubiri w'abantu, ibintu bye byose ni naturere. Igitondo cyiza mwese abakurikiye Flash TV, n'umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo mugiye kugezwaho nanjye Twaganiriye. Nagerageje kumubaza kuri we, umukobwa ufite umuco ni umukobwa umeze ute? Ese koko iterambere ryagakwiye gutuma abantu bashamamara bagahindura ibintu byose kuva ku myambarire kugera uko umubiri wabo uteye kugira ngo bagendane n'iterambere? Niba iki kuri we abona byivanze mu muco nyarwanda hama bikaza bikangiza umuco? Ngira ngo mumaze mukurikirane ikiganiro twagiranye, nimara kugikurikirana ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi, kandi ntiwibagirwe kujya muri comment cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ubona kuri buri video dushyiraho, utwandikire. Ubutaha urifuza ko twazasura uwuhe mustar, utaha urifuza ko twazaganira kuki, jya hasi utwandikire cyangwa ukoresha nimero yacu ya WhatsApp. Nitwa Twaganiriye, mfite imyaka 25, nkaba nkora kuri Flash TV ndetse na Radio Flash. Kaze ku makuru ku buryo burambuye, aho tujye guhera makuru y'ubukungu, aho ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare. Mwari mumbajije ngo umukobwa ufite umuco numeze ate? Ibyo njya mbona bibangamira umuco, niko navuga ko bisa nk'ibibangamiye umuco. Hari imyambarire y'abakobwa, muri iyi minsi tubyita ibigezweho, ariko hari byinshi rwose bitaduhesha agaciro mu muco wacu, nk'ibintu byo kwambara ubusa. Ugasanga hari ahantu haba harabugeneweho kwambara imyenda twebwe twambara ahubwo dusohokanye n'abandi bantu. Navuga nk'urugero, ukabona nk'umuntu w'umukobwa yambaye umwenda ugaragaza umukondo, sibyo? Ukabona n'umwenda ugaragaza ibice bye by'ibanga. Ibyo bintu numva ari ibintu byo kuri plage, kuko ndi umuntu agiye koga, agiye wenda nko kuri piscine bitewe n'ahantu agiye. Ibyo nibyo numva yagakwiye kubyambara, ariko muri iki gihe usigaye ubona umuntu ukabona neza ari kwambara imyenda igaragaza ibice bye by'ibanga. Mbona ari ibintu bigenda bibangamira umuco w'u Rwanda cyangwa umuco w'abakobwa nyarwanda. Iterambere ni ryiza kuko rituma hari byinshi tugeraho, rituma hari byinshi tumenya, ariko tugira uburyo iryo terambere turigendamo. Niba ari imyenda ije mu gihugu cyacu, tugomba ubona ukwiye kwambara, hitamo uvuga ati uyu mwenda umpesha agaciro, uyu mwenda hari aho nawujyana, hari nawo ntawujyana. Ibyo byose ukagenda ubireba kugira ngo wiheshe agaciro nk'umukobwa nyarwanda, kuko kenshi abakobwa tuba tuzabyara. Ibazo igihe umwana wawe azakubona hari ahantu wigeze kwambara ubusa, none se we azabifata ati? Ibaze umuntu wifuza ko wamubera umugore akubona ku mbuga nkoranyambaga, njye mbyita kwiyandarika, ko kugaragaza ibice by'ibanga ntago ari ibintu by'u Rwanda rwose. Yewe ndumva ngiye abakobwa nyarwanda rwose tugiye tureba tugashyira ku munzani, ukavuga ati ibi ngibi bikwiriye ahangaha, ibi ngibi bikwiriye ahangaha. Kwambara nta kibazo, kwisiga nta kibazo, ariko tukagenda tubijyanisha n'ahantu turi. Niba ngiye mu kazi ngomba kwambara nkikwiza, ntago ari ngombwa ngo ugende nambaye ubusa. Niba ngiye mu birori, yego nshobora kwambara nanone bitewe n'ibyo birori ngiyemo. Niba ngiye kuri plage, yes, ushobora kwambara
ako ga bikini cyangwa ukambara ako gasutiye n'akakariso nta kibazo, ariko ibintu byose bitewe n'ahantu ugiye haguhisha ishema. Ariko nanone ntabwo ari byiza ko nambaye iyo kariso cyangwa n'isutiye nagenda kubishyira kuri kuri Instagram nkabishyira kuri Facebook. Ntabwo ari ibintu bigaragara, kuko ikintu ushyizeho burya haba hari abantu benshi bagiye kukibona, haba hari abantu benshi bashobora kugufata ukuntu utari. Akaba ari nayo mpamvu usanga kenshi cyane bavuga ati, cyane cyane nk'abakobwa bo mu mujyi bavuga ati mwe mwataye umuco. Ikindi navuga ni ibintu twakuye hanze nabyo, ibintu byo kwisiga. Ukabona umukobwa w'umunyarwanda ni yari igikara ariko ntiyifuza kwirabura uko asa, akisiga ibintu muri iyi minsi babyita ngo ni mukorogo, ukabona yahinduye isura. Hari n'ibindi bintu bya makeup kuzisiga ni byiza, kuzisiga nta kibazo cyabyo, ariko hari igihe biba byinshi cyane ukabona rwose umuntu arasa nabi. Biriya nabyo birabangama mu muco rwose. Ntabwo mbabujije kwisiga, ariko bikagenda bijyana n'ukuntu usa, bijyana n'uruhu rwawe, kugira ngo udatukura wenda abantu bakavuga ngo ufite mukorogo. Iyo ari byinshi cyane rwose ntabwo bisa neza, ariko iyo bigeze kuri mukorogo byo ntabwo ari byiza pe, kuri njyewe ku bwanjye. Ariko abandi bashobora kuba babikunda. Bidutera isoni, ariko nanone n'uburenganzira bw'umuntu, uburyo yabihisemo nta kindi wakora, kuko ushobora no kujya kumubwira ati bireke, ukabona bikuriye ibindi bintu. Ni uburenganzira bwe, ariko si byiza. Aho ngaho byari kera, sibyo? Byari kera kuko erega nta n'ikibazo byateraga kera, kuko nyine bose babaga bambaye ubusa bumvaga nta kibazo. Ariko ubu ngubu umuntu babonye yambaye ubusa bahita bumva harimo ikibazo, kubera ukuntu bazi yuko tugomba kwikwiza. Ko bakwiye kwihesha agaciro hose, haba mu mvugo, haba mu myambarire, hose niho wabona agaciro ke, kuko ashobora kwambara bitewe n'ukuntu yambaye ibintu avuze, abantu bakabipinga bavuga ati suriya buriya se ari kuvuga iki, bakamupinga. Ariko uko wambaye no kuvuga byose byakugaragaza. Navuze ngo ni uburenganzira bw'umuntu, yaba yakwambara ubusa cyangwa yakwikwiza, byose ni uburenganzira bw'umuntu. Nge ikintu nabagiramo inama nuko bahitamo aha ngiye nahangaha ngomba kwambara gutya. Kuri njyewe umukobwa ufite umuco mba numva ari umukobwa ukunda abantu, ukunda igihugu, usabana n'abantu bose. Ikindi numva ku mukobwa waba ufite umuco, ku myambarire, ukuntu yambara, ibintu bimuhesha ishema cyangwa icyubahiro mu bandi, ku buryo abandi bamubona bakavuga ati uriya mukobwa n'umukobwa wihesha ishema, umukobwa utiyandarika. Kwiyandarika biri mu buryo bwinshi. Hari ibyo uganira n'abantu, hari ibyo uvugana n'abantu, bitewe n'ibiganiro mugira, hari ukuntu ushobora kwiyandarika ariko wowe utabizi. Cyangwa kwiyandarika kundi navuga no kujya mu ngeso mbi za zindi zitambamira umuco w'igihugu cyacu, kuko tuzi ko umukobwa ni umwari. Hari ibyo umukobwa aba akwiye gukora, hari ibyo umukobwa aba ategetswe, ntabwo navuga ngo ni ugutegekwa, aba yakora, ari imirimo yo mu rugo, ukaba ubizi, uzi kubikora, ku buryo ahantu iwanyu bagerageje uburyo bwo kukutanga ahandi, cyangwa kwa kundi umuntu aba ashyingiwe agiye ahandi, bavuga ati uyu mukobwa hari umuryango yavuyemo. Ntekereza ko umukobwa ufite umuco ajya afite indangagaciro z'ubunyarwanda rwose, uwo nguwo niyo mukobwa bavuga ko afite umuco. Bimwe bintu ubona mu muco nyarwanda byaje wenda abakobwa babikorera mu mahanga, cyangwa se bitewe no iterambere rigenda riba ryinshi, ariko ukabona we bibangamiye umuco n'umukobwa ubikoze ukavuga ati ntabwo ari umuco w'u Rwanda. Ibyo njya mbona bibangamira umuco, niko navuga ko bisa nk'ibibangamiye umuco. Hari imyambarire y'abakobwa, muri iyi minsi tubyita ibigezweho, ariko hari byinshi rwose bitaduhesha agaciro mu muco wacu, nk'ibintu byo kwambara ubusa. Ugasanga hari ahantu haba harabugeneweho kwambara imyenda twebwe twambara ahubwo dusohokanye n'abandi bantu. Murakoze nawe.
simbikunda ntabwo mbikunda rwose. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi, kandi ntiwibagirwe kujya muri comment cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ubona kuri buri video dushyiraho, utwandikire ubutaha urifuza ko twazasura uwuhe mustar, ubutaha urifuza ko twazaganira kuki, jya hasi utwandikire cyangwa ukoresha nimero yacu ya WhatsApp. The ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.